Hello, amakuru yaramukunze komeze neza aho muri hose ni muri bishashana kuri Abifuje show wibuke kujya gukora subscribe. Uyu munsi nifuje kubereka buri kimwe cyose ndibuze gukora uyu munsi kubera ko uyu munsi mfite akazi kenshi kerekanye n'amasuku cyane cyane niyo nshaka gukora. Ngiye kubanza kujyana abana ku ishuri, nimba jyana ku ishuri ice muri siporo nkore nka siporo nk'isaha kugira ngo irebe nyine zo kuza gukora akazi ka hano mu rugo. Abana nyine mpamvu bajyanye ku ishuri mu mandirirwa mu rugo nshaka gukora amasuku nyine bihagije nta muntu rukumbiranje. Murabyumva namwe guys, mwibuke nyine kubana nanjye mbereke buri kimwe cyose kuko inzu yanjye yose itereye hejuru gutya ariko nshaka kubikora uyu munsi nkabirangiza kubera ko ejo nzasubira ku kazi. Abe warangije? Ede nawe icara. Putule. Tahu gitunya pupu ada. Abi gaya cara apa sih? Ada wina nawa. Aku kambar itu satu. Jadi memang sana abang barang betul. Nagimbeho kuku tabi washiramo agakoti akandi gasapu gatoya sama kwaye nyine. Joo, tässä on, että laita toinen. Toinen? Joo. Niko bakubwiye? Joo. Kuka? Sinä. Tän alle ei voi laittaa tää. Miksi? Ne on samanlaisia, mutta tässä on vasta ne ylpäällä. Nää on samanlainen, vera kuusen pakon gutsa. Igra mut kani haze ukonje. Okei. On sauttaa. Usipiambika. Joo. Kuipa kotia unajupambika sawa yambika. Muut auttaa, jos on vaikea. Ustenäkö? Mitä? Ustenäkö? Joo. Abin ya utkaa aloittaa, Abin vielä aloittaa, bye bye. Ei. Bye bye. Okei, Kira aloittaa, bye bye. Pusu. Bye bye. Bye bye, aloittaa. Kalau tanyine nkajyanye aho kajya kaba kubera ko ntabwo nyakunda kugasiga hano muri saro karacyari akana. No kuvuga lota irara muri kariya gatanda kako. Nimwe irara. Abi twagiye.
cyumba ibi ni ibiryo byayo nyine uba ugomba kumekinga shuwa ko wayisigiye ibiryo kumekinga shuwa ko ibiryo byaho usizemo amazi aka gasahani kanini kabamo amazi ashaje wayamena ugashyiramo amazi mashasha kandi ushyiramo amazi akonje noneho ibi ni ibiryo byayo nyine igirya bimeze gutya impamvu ngiye nkunda kuyivangira ni ukugira itaza kurwara mu nda imbwa iyo wayimenyereje ibiryo bimwe ukongera guhindura irwara mu nda ikaba yakutuma nabi yahamvura nabi ibyo ni byo biryo rosa ibiryo Nota bye, Shiri. Bye. Bye bye. Ngambwino hano. Twagiye. Onko abe dakareki. Ayne wino. Toinen pipolla ja Hanska. autossa. Ja kengät. Niin vaan minulla on. Joo, paljon alla muuten. Käden vaan. Mä oon koko ostanut toisilta. Ai siinä. Se tippumaan! Se kuitti taskusta. Ei näin. Ajattelin, laita se niin pastaa. Mose. Tule Aiden. Mennään koput. Ken? Kentä?
Lota imeze utya bishaka kujya hanze. Lota ngwino. Tulaye Lota, tulaye. Nena. Lota lata. Ukuntu wako ari kunyereka hanze nukuvuga agashaka kujya hanze nyine bisohoka. Nubundi ngiye kukajyana hanze tujyane gakeya nk'iminota. Tugiye kujya hanze nk'iminota 15 nyine ndi kumwe na Lota. Iri kumoka kubera ko ishaka kujya hanze. Ubundi ntago imbwa ijya yituma mu nzu, ntago igihambura mu nzu nangwa usobe mu nzu, gusa iyo kakirakara nkakana. Basi uko nakaje kubitumuriza cyane. Kari kubitumuriza cyane kubera agashaka kujya hanze kamfata ibyangombwa. No kuvuga ubwo siporo zirangije ngiye kujyana Lota hanze. Aqui. Tiramos na maguru. Impamvu nyambika utwenda twako no kugira ubwoya butaza kwandura. Hari igihe utagufite umwanya wo kuvuga ngo karajya. Ngwino. Ubwo nyine ngiye na Lota tugiye hanze nkuko muri kubireba kambaye nakambitse akagakoti kugira ubwoya butaza kujyamo butaza kwandura kubera hanze buno turi mu gihe cyaneje cya snow kandi hari igihe usanga hari ahantu hamwe na hamwe hatose gasanga kagiye kujyayo. Ikindi gushiraho uyu mugozi iyo turi kugenda hanze nyine twagiye hanze gutembera nako ujya usanga iyo gahuye n'izindi mbwa ubundi ni vanza rero amategeko y'abantu batuye no nangwa se banatuye mu bindi bihugu kubera ko iyo ubonye kagiye gusagarira indi mbwa uhita ugafunga nyine uragafunga ku buryo kadashobora kugenda ngo kirukanye nangwa se ushaka kugira ngo ndakagiye gusuhuza indi mbwa ukagafungura kano kakagenda. Wari ukunsaba uburyo kakabwa ka Lota nyine mu buryo tubana nako tukarera gute. Lota ntago igisoba mu nzu nangwa ngo ihambure mu nzu kubera ko karacyari akana. Ako yabisaba kukigisha rero no kukajyana hanze kakajya kamenya bikorerwa hanze byose. Iyo kakiri akana of course kabikorera mu nzu nyine mukajya muhora mwahanaguye. Niyo mpamvu mwabonye n'amatapi yanjye yose nayakuye mu nzu kubera ko nzi ko gahari. Ariko ubu ngubu uko biri bigenda bishira ntago bikimeze nka mbere. Twagiye hanze rero muze tujyane. Mwumve hanze hari kunyerera hameze nk'ikiyo. Twagiye. Namva muri kubona hano ndi gukimbagira nta mabuye bahashize. Naho ubundi Lota nyine ni imbwa yoroshe kuyirera kandi ikindi abantu bagira amareji y'imbwa ni imbwa itagigirwaho mbese areji ngo umuntu ugira areji y'imbwa ngo yamutera areji nyine ntago itera amareji ni imbwa sobona basobanura gute. Ikindi nayikundiye ubwoya bwayo ntago buhunguka uko wayifata buriya bwoya wabukurura ntago buvaho burakomeye buba bumeze nk'imisatsi. Usohotse hanze n'imbwa ntago uba ugomba kwibagirwa ishashe ngo ishashe uyibagirwe kirazira kuko ahantu ihamvuye uba ugomba gusiga nyine hasa neza uwo mwanda ukawukuraho. Twaguze nyine imbwa kubera abana banjye bakunda utuntu tw'utunyamaswa. Ikindi nyine imbwa usanga nka Lota rwose kabamarerungu kuko barakina gasanga basetse nyine bishimye. Imbwa rwose nkanjye ndi umuntu w'umunebwe numvaga ntajya nsohoka hanze kubera nyine ubu bukonje muri kubona. Ariko kubera twaguze akabwa kandi ukumva ni itegeko kwijya hanze ngo ntago ari ngombwa kwisohora ngo buri munsi utabonye umwanya ngo urayisohora. Kubera ko njye nshobora kuba nayishyira hanze mu mbuga y'iwacu ikabayo noneho wenda ikaba yahamvura. Ca hano Lota tana hano niho tugiye. Kagiye hano uri kujya hese
nyine ikaba yajya hanze noneho nawe ukumva uboneyeho uwo mwanya wo kuba wafata uwo muyaga wo hanze, kubera ko ntabwo ari byiza nyine kuguma mu nzu, ntabwo ari byiza kuguma mu nzu. Hari uwari wambajije imbwa mbese irya gute, biterwa n'imbwa ufite, ariko nka kano karota kacu kubera ko twakazanye nyine ari akabwana, arambwiye ni akabwana ntabwo ari akana gato, twakazanye ari akabwana, uriko na hano kagiye gusoba, niba ari ugusoba karasobye, si ubibonye hariya hari umuhondo karasobye, yari wabinsabye nzabikwereke. rero twakazanye ari akabwana gato, ni ukuvuga karyaga inshuro 4 ku munsi, ariko ubu kubera kamaze gukura nangwa se ntabwo karakura, gafite ibyumweru 14 15 kari kujya ku isatira, ntago nyine kagira buno, ntabwo kasigaye karya inshuro 4, karya nk'inshuro 3. Inshuro 3 ziba zihagije. Twagiye noneho reka mbereke, tugiye guhura n'izindi mbwa murebe ukuntu biriwe byifashe. Tangiye kugira ubwoba, Karota rero kagira ubwoba cyane, gatangiye guhagarara kubera kabonye izindi mbwa. Tula Lota, tule moi. Jos haukku yksi kerta, se rupeaa juoksemaan. Kesässä tykkää haukkumisesta. Joo, oliko siinä? Kato siellä. Pikkunen. Joo, kai sano moi moi. Kai sano moikka. Sano moi. Mä otan pikkusta videota tosta. Sano moi. Niin kyllä. Oi että. Onpas kiva. Sä oot kaveri nyt. No niin. Mihin sä oot? Onko se siis tyttö vai poika? Tyttö. On, tyttö. Lotta, nyt tulee. Isla leikkis mielellään. Oo. Mä näin Isra joskus, se hyppää siellä portaan ja tuli meidän kotiin. Joo, voi ei. Oikeesti on niin raivonnut sitä. Siellä penty. Ota tu. Onpas kiva. Joo, Islalla ensimmäinen juoksuaika. Se on vähän tommonen Ajaa. hämillään. Se äiti on tosi kiltti. Kato, ei se kiinnostunut. Ei kiinnostaa. Pojat, sillä on kans juoksuaika. Ajaa. Se kotoivat, missä pojat. Yrittää karata ovestakin ulos. Okei. Siis se on aivan seksihullu. Tule. Tule. Niin. Voi voi moi. Onks tää ei tuttu näämä vai? Katso tänne päin. Onks se tuttu? Onko? Kyllä se on tuttu. Ja. Istu Lotta. Hej, pourquoi tu as bien guiné tu veux hands? Ubwo? Mwarebye tukone bonye izindi mbwa uko byagenze, ntabwo uyu munsi noneho katinya. Kavuye hanze, karasobye, gahambuye, kaje mu nzu, murikubona ko kameze neza, ntabwo gatose ntaki. Ubwo nanjye ngiye kwinjira mu kazi ka hano. Kazi ka hano niko nabwiye, akazi kenshi cyane. Kazi kanjye n'ubundi karahera, kubera mpisemo kwambara ikoti, ngiye kujya hanze. Aka nari nakifashishije k'inkweto kubera ko nari mfite abashitsi, ndavuga kampazane hano kamfashe, naho ubundi kaba mu cyumba kiri hanze. Ngiye kugasubiza rero kugira korodoro yanjye nayo ise neza. Kweri isuku ngomba gukora, ngomba guhera hano muri korodoro, manura.
Chantal ugiye he? Guys, isuku yanjye igiye guhera aha. Ntabwo ndi bujye koga kubera ko nyine murabyumva namwe ngiye mu kazi. Shaka n'ibitambaro nabikora. Ubundi izi nkweto zakwirwamo hano uretse akavuye nari nateje na mutiyaje zishiramo hano zajyamo. Inkweto ntakunda gukoresha cyane, hari ahandi naho nzishira. Nshaka nazambara. Ubwo nyine nahise ntangira mu cyumba cy'abana, hari harimo akavuyo gateye ubwoba, ibikinisho hehe munsi y'igitanda. None tuno dutanda twabo turambuna kudukorera amasuku, usanga wunamye rwose uhava ukumva umugongo uhagendeye. Ariko nyine nagikoze muri kubona mva nta kintu kijya gitwara umwanya nko gukora nyine icyumba cy'abana. Kiragora nyine byatare, wese ugishakira umwanya, ugifatira umwanya nyine uhagije, umenye niba ukoza amasuku. Ariko ngiye mba mfite ishashe ibintu ndi kubona bitari ngombwa nangwa batagikinisha, niwo mwanya n'ubundi mba mfite wo kubikuramo nkahita mbijugunya, aho kugira bigumye ari ibikinisho byinshi cyane. Nyine ngenda nkagabanya n'ubundi bikinisho by'abana umuntu yirirwa agura ajugunya. Ubwo nyine no kumesa nkuko muri kubireba birangira n'ubundi ninjiye mu byo guteka. Abana ku ishuri niyo iby'amasuku bimwe na bimwe mbaye mbiparitse. Kabisa. Rero mpisemo guteka ibiryo bibuze kunyorohera kubera mwabonye akazi nari mfite n'akazi kenshi, mananye kenshi cyane. Ibiryo ngiye guteka ni mubikunda muzajye muri commentaire mumbwire, utazi kubiteka azambwire bimwigishe. Ibi biryo ngiye guteka nabyo nibyo mwifura. Ushaka kwiga nuko ushaka kwiga ukuntu ibiryo babiteka, aze muri commentaire abimbwira, mbwire ngo ibiryo ndabishaka kubyiga noneho bikwigisha. Kubera ko hari igihe ugiye kubyigisha ugasanga ugiye kubyigisha umuntu usanzwe ubizi. Aya ni amakaroni, nyine aba ari amakaroni matoya. Mu gifini nangwa se abazungu bakunda kubyita ngo ni makaroni rati. Aya ni amakaroni. Mu Rwanda abayo, i Burundi abayo, ahantu hose arahaba. Ahubwo ukuntu atekwa bitandukanye. Ziriya ni inyama ndi bukoresha. Ndi bwongera gukoresha fromage, none ngakoresha n'amagi abiri. Akazi mfite nyine ni kenshi, turibuze no gukenera amata. Niyo mpamvu mpisemo guteka ibi biryo byo mu ifuru. Ngiye ibiryo byo mu ifuru nyine iyo mbonye nta mwanya mfite uhagije wo guhagarara ku bintu. Ibi nyine ya fromage nayo ndayisukamo. Fromage nyisutsemo na ya mata. Ibi biryo abantu muzambwire ngo mushaka kubirya nzabibakorera. Kubera ubundi kubiteka ndi kwihuta namwe muri kubibona. Saa 10 ngomba kuba naciye abana.
muzi iminota nsigaranye. Iminota nsigaranye irasekeje. Muzi iminota nsigaranye ni mikeya byatari. Rero ya magi yacu na ya mata twavanze uhita ubisukamo. Na ya foromaje. Kubona bisa nkaho byuzuye ariko biramo. Ndi kureba ku masaha nsigaje iminota 20 kugera ku ishuri ry'abana, wenda birantwara iminota 5-6. Bagiye kumbwira nyine abana biriwe bate, bariye gute, bakinnye biki. Murumva ndajya kugaruka ibiryo byanjye byahiye. Amahirwe mfite numvisha papa barataha kerewe. Kazi ntabwo nshaka ko ngira akandi kazi. Hagize umuntu siwe wikoroga. Naho watekeye ugasiga hasa neza. Kanjye kwizanira abana mwana. Come on, baby. Hi, Dad. Baze ko nta mwana ubushaka gutaha. Ngaho babwiye. Bwira abakuri Abideni kuntu Aiden ashonje. Warashonje muko nambaye kumuzana nyine ku ishuri nabi. Ariko akeneye kurya. Akazi kanjye riba kagiye guhagarara. Ntago mbizi ariko ngiye gukomeza guhanagura ibirahure. Intebe nari nazirangije. Nsigaje guhanagura imiryango, ububati no gukoropa hasi. Numvaga nshaka gukoropa abana ntabo. None ubwo baje ngiye kureba ibyo mbabeshesha ubwo. Urukunyera kiki? Lota iri he? Lota iri he? Ubwo bicaye nyine maze ndebe ukuntu nakoropa. Ko nshaka gukoropa, numva nshaka kuhakoropa neza cyane nyine. Buryo nahanyuza amazi nk'inshuro 2 cyangwa 3. Ku buryo nyine wahabona ukabona ko hasa neza. Ikiza cyo mu nzu yanjye nyine hasi niba nahita sima yanjye. Ibuye ryanjye biragoye ko wabona ko ryanduye kandi hasa nabi. Nyine umenye nujya kubona ko hasa nabi, ujye umenya ko uba wagize umwanda uteye ubwoba. Rero kuva babashitsi twagize muri weekend kuri anniversary yawe ntago ndahakoropa. Hari ububati ibintu byose nyine nababwiye ko bitari mu mwanya wabyo. Ntago nyine biri mu mwanya wabyo.
navuze nzanye ngenda nkora biki ariko uyu munsi nari niyemeje ko amasuku nyine wenda ndi buyarangize none wenda ibi tarimo mu mwanya wabyo nkajya ngenda mbishira ku murongo gake gake ejo nyine nzatangira akazi nkuko inde keke uyu rero mu kanya arashonje urebye bimazemo iminota 20 bigomba kumaramo igice cy'isaha iminota 30 kubanza 30 ishize